unsange South Africa dukore mariage. bohereje inkwa baraje bakoze doti i Kigali Ariko bahashyize ifoto bakubita ifoto y'umusore batazi yes batarabona yaboherereje kuri WhatsApp nashaka ari zazindi basigaye beditinga za rabu nawe uruse neza noneho umenye amakuru umenye ukuntu umuryango nyarwanda ufite ibibazo yego hanyuma ngo bakoze doti niba amaze gukora doti yego umukobwa bamukatishiriza itike y'indege rwose aragiye ageze South Africa reka azagereyo noneho asanga uwo muntu ni umusaza udashobora no kuyagurutsa ahantu yicaye kumbe bafataga amafoto y'umuhungu we bakayamwoherereza noneho ahageze baramubwira ati dore wagusabye n'uyu zina naye atabasha no kwiyegura ahantu ari abana bakeneye umukobwa uturuka mu Rwanda iyo nzengeri itazi iby'umuco n'ibiki ije kusazisha umusaza impamvu Bibiliya nayibonye mariko ibyo bintu umukobwa ageze yabona ntiyabishobora cyakora arabyanga yewe ahura n'ubuzima bukakaye kugira ngo azabone ikimugarura mu Rwanda byaramugoye niko none se Dawidi ntabwo yigeze amuhakana ngo kumusazura asanga ako kana kari kabiziranyeho nawe bari babyemeranye babiziranyeho ndiwe yaratuburiwe noneho reka mwereke dusigaye dukora ubukwe yego ugasanga tumeze nk'abantu bari gukina ikinamico ari amakomedi kandi ubwicayemo ubuyoboye ukabijyamo ubizi ko ari komedi waranabagira inama se nibura ukabona urabona inshuro nyinshi hari abantu duhuzwa n'akazi yego ukaba ari akazi yego washaka kumenya amakuru ukagira ubwoba hari abantu duhuzwa n'akazi kamamagara narakubonye cyangwa barakundangiye yego mfite ubukwe ku itariki n'iyi ndifuza ko wambera cyangwa wansabira cyangwa kanshingira ibyo nta kintu bitwaye tukumvikana amafaranga kama avance hanyuma tukazahura ku munsi w'ubukwe ibyo bibaho ariko hari n'undi muntu ukubera imfura akaza akakwegera akakubwira ati none ntegurira ubukwe ibintu byose akabishyira mu biganza byawe uwo biroroshye kumugira inama wamugorora mu bihe bishize rero baramamagara bampaye akazi nk'uko Kimisagara ntago ari kure hafa barambwira bati dufite umuhungu uzasaba kumvikana amafaranga bampaye avance bambwira itariki bambwira uko buzabera ku munsi w'ubukwe nambara ikote rikwiza rwose yego ndagenda ngo mpagere nsanga n'abantu batarenze 20 noneho barambwira bati rero dore umusaza muri buganire n'uyu ariko bahita bambwira ati aba bantu rero kubera ko abantu ari bake turabagabana wowe fata bawe bampa 10 uwo musaza niye bamuha 10 nawe twe ari uwo musaza yari umunyakiraka nanjye ndi umunyakiraka noneho ngo twinjire aho doti igiye kubera baratubwiye atariko ati umuhungu n'umukobwa bose bibera muri Canada batweretse ifoto tudora umuhungu wawe dore umukobwa wawe mbese mugiye gusaba baringa kambyite gutyo komedi nyine noneho mitambaza umuntu twari twicaranye ndamubaza ariko se ubu bukwe bundi wowe aba bantu urabazi ati ngenda bazi bimeze bite se arambye ati ubu turi mu gukina ikinamico ni gute se arambye ati ntubona uriya mugore nini ubwo aranyereka ifoto yego arambye ati uriya mugore yataye umugabo inaha n'abana bane yego hanyuma kuko yarafite barumuna be ngo ba muri Canada barambye ati reka icyo giturage uze tuguhe pass muri Canada umugore ati umugabo n'abana bane aragiye agezeyo babafasha uwo wibera i Burayi bemeje ko bagiye gukorwa ku Kigali noneho uzi ikintu cyabaye aho ngaho ibyo bintu byose byategurwaga na mukuru w'umukobwa utuye Kimisagara mukuru w'uwo nguwo yego kubera ko byarimo ibinyoma byinshi babihisha iwabo w'umuhungu ubukwe bwabaye iwabo w'umuhungu batabizi uwo nguwo bakwebye uwo nguwo ugiye gukora ubukwe uwo muhungu ugiye gukora ubukwe n'uwo mukobwa uri i Burayi famiye ye ntibizi noneho na famiye y'uwo mugore niyibizi ni nayo ibirimo ariko babihisha nanone famiye yaho yari yarashatse ubwo bahishe inshuro ebyiri urumva wa mbere aho uwo nguwo yatawe nyine barabimuhishe yego uwo mugabo wa kabiri nawe bati wabo w'uwo mugabo agiye gushaka bivuze ko atazi ko yanashatswe ahubwo ubwo nta nabizi niba mariage yarabaye niko bitekereza hanyuma
rero urumva umukuru w'umukobwa yateguye abantu be hanyuma ahita bicaza ku mpande ebyiri bariya nabi wabo w'umuhungu baje gusaba ubwo ninjye nje gusaba abandi nabo yampaye nabo nabi n'abandi bo ku ruhande batakira bawe nanjye nkisabanga nuko dukora comedy baduha amafaranga turataha ariko wibaza ngo ibi bintu umuryango uragana comedy abantu basigaye bakina noneho ukuntu ibintu bikomeye mu bintu biteye amadevrose menshi abantu bataye indangagaciro z'umuco nyarwanda abantu bahurira muri bisi cyangwa bahuriye muri mariage umwe yambariye undi yambariye undi ntibaziranye barakundanye bakundaniye barateretanye kuri Facebook na WhatsApp no mu bukwe bw'undi muntu yego bateretanye bahavuye bafashe n'itariki hanyuma umuhungu akazava ahangaha akajya iwabo i Butare akabwira iwabo ati mfite ubukwe hari abashyira n'umukazana ntibanamuzi hanyuma umukobwa nawe akajya Nyagatare ati mfite ubukwe bose bakazahurira i Kigali baje mu bukwe uyu muhungu uturutse i Butare uhuriye n'umukobwa i Kigali wa Nyagatare ntazi niba uwo mukobwa yaravuye iwabo mu muryango baramuciye ari umurozi ntazi niba baramuciye ari iki ahuye n'umuntu ntazi niba ari umugirwa wa Nyabingi ntamuzi bahuriye i Kigali barateretanye bagiye kubana urwo rugo nta hantu ruba rushingiye nta fondasiyo rufite tukiri aho muri ya mizi twahereyemo wazumbwira ngo umuryango ujya kurambagiza undi ariko uyu munsi twinjiye mu cyakumba twita ko noneho umusore ubarama kwikora icyemezo umuryango wakwiye gukora uyu munsi niko twimereye yego mbese umusore avuga ati nakubonye tujye nanjye ngo tujye kwereka umuryango ahubwo dukore invitation tutumira abantu dufate itariki y'ubukwe iwabo nta makuru bafite nta makuru bafite no kujya kubabwira ngo mfite ubukwe ku itariki n'iyi muzaza i Kigali akantu waratangiye kuvuga ngo nubwo ndasaba intabaza niba ari nimo ndatabariza umuryango nyarwanda ndatabariza umuryango nyarwanda ufite ikibazo gikomeye cyane hari minisiteri y'umuco na minisiteri y'umuco minisiteri y'uburinganire n'iterambere akaba minisiteri y'urubyiruko izo minisiteri zose zakagombye guterana zigashaka icyemezo zigashaka igisubizo ariko se turetse kuvuga ngo dutabaze ibi twita ko ari iterambere ko ariho bidushyira iterambere ni ryiza ariko iterambere ntabwo risimbura umuco baravuga ngo agahugu katagira umuco karacika ntabwo bizi njya mbyumva mu biganiro noneho umuco wumvishe ko umaje gucika kugeraho umusore agiye kwirambagiriza kera tujye ko byakorwaga n'umuryango hakajya no bitagaye umuranga uyu munsi umusore agiye guhinduka byose ubundi mu bihe byashize nagiye kumva ngo bagaruye itorero bagaruye itorero numva ku mutima wanjye ndishimye avuga na hari wenda hari icyo bigiye kumara itorero urisobanure ni irihe wavumbaga utagira ngo ni imwe ry'idini hari itorero ry'igihugu itorero ry'igihugu aho batoreza intore ubundi iyi minisiteri y'umuco yakagombye kumanuka ikaza hasi mu baturage ikongera ikigisha abantu umuco bakagarura umuco kandi bakawigisha abantu byimbitse abantu bakamenya umuco umunyarwanda akamenya indangagaciro z'umunyarwanda kuruta ko abantu bagenda nk'abatazi iyo bava nk'abatazi iyo bajya abantu bakareka kugendera mu kigare bakamenya umuco nyarwanda umunyarwanda na mbere hose umunyarwanda agira indangagaciro izi ndangagaciro z'abanyarwanda bakazibigisha kandi bakazibigisha bakiri bato umuntu agakura azi umuco kuruta ko bazafata umuntu ugize imyaka 30 ngo bagiye kumwigisha amezi 12 iby'umuco ntabwo byo bintu byakunda ese urumva ku myaka dufite umunsi umuco twawujyamo kadufata cyangwa ntitwabe nka bya cyakijumba bavugaga ngo ikigorokira ariko nubwo wenda nge nawe dukuze tugeze muri iyo myaka yego bishobora kutadufata ariko niba urasaba turi kubyara ubu murasabira abo turi kubyara ese ko turi benshi watekereza ko abana twabyaye tuzabaho uyu muco twebwe tutabashije kugira amahirwe yo kubana nabo babyeyi ngo bawutwonse tuwumve natwe turimo turawuvumbagura tubona aho isigana ariko umuntu avuka akarerwa
akaba yagize amahirwe kwinjira mu muco nk'uko kwawe, urasaba ku myaka yawe ngira ngo wenda hari unakwikanga ukuntu se urasaba, ariko urumva niba waragize ishyaka ryo kwimenya umuco n'iki ukawinjiramo urundi wundi, sibyo? None uyu munsi abajene tungana batararongora n'abarongoye wenda ibintu bari babizi, aka kanya turabigisha umuco bawumwe urubyaro bazabyara cyangwa urwo bafite uyu munsi rurawambara kuko turi u Rwanda rwa 2050. Abangaba turimo tungana nabanje kuvuga ngo ntagorora ikijumba, ariko byibura hari ifatizo bashobora kumanuka bagahera kuri twe batwigisha uko umuco nyarwanda wari uri, bakatwigisha indangagaciro z'umunyarwanda, hanyuma bamara kubitwigisha ariko bagakurikirana cyane aba batoya bakabafatirana bakiri bato, byibura tukazareba iyi nkundura dufite y'amadevorce byibura ikarangirana n'ikinyejana cyacu twebwe, ariko aba batoya nibura bakazaba bafite ireme, bafite ifatizo. Ukuvuga ngo nimba ngiye ubwanjye bamaze kunyigisha ko umuryango urambagiza undi, umwana wanjye najya gushaka nawe azaba yarabimenye akiri muto, azaza yegera umuryango avuga ati nkwije igihe cyo gushyingirwa, hanyuma mwandambagiriza. Sibyo? Reka nse nkuganiramo, burya kuganira kudatebya ntikugerayo. Dushingiye no ku mazina ari hanze aha y'abana tubyara, tuvuge ko bakuze, uzumva umwana abyiye undi wenda yitwa se nk'akahe kazina k'abakobwa kanyarutsera kaka.com Kenzo cyangwa Enzo, nawe njya mbumva ukumva ati wenda umwana abyira nyina ati nabonye umukobwa kwa aya ni Kenzo uvuze, ati nayo mbonye umukobwa kwa Kenzo, ati nabonye umugeni, ati mukecuru Kenzo afite umukobwa, ati ubwo ashaka kubona no wazabyara umwe yitwa Kenzo wazamwita ke, ati nakunze yo ke. Urumva nayo mazina dufite sinzi icyo yaba yarahinduye kuri societe, kuko najyaga numva umuntu afite izina riraremereye gasaba kubisobanura, byo ntabwo bifitanye isano no gutakaza umuco. Erega uko biri kose tugomba kwemera naho iterambere naryo rijya, ariko ntirisimbura umuco, tukajyana naryo, ariko wa muco wacu umuntu agasirimuka mu mutwe mu byo akora, ariko ntiyibagirwe ko umuco w'igihugu cye icyo umuco musaba, ntibagirwe indangagaciro z'umunyarwanda n'umunyarwandakazi. Aho iby'amazina byo nta hantu bihuriye, naho bihuriye. Yego, numva navuga ko tuzina niki twikomereza ubwo hagati aho ngaho. None se ejo nibwo nabwiye umusore yarafatira urukundo ntirukibaho, ati nkamuha nk'ingero kuri twebwe. Ejo nibwo namubwiye ati ariko hari ibintu bibiri namwe muri mugenda mukora, uravuga ko urukundo rutagihari gute? Hita nibuka ndimba wa musore uhetse kwitahira Bravani, hasize indirimbo ikomeye cyane, avuga ko iby'urukundo rutakibaho ngo ayo ni amahomvu. Urumva ko urumva ni umujene mugenzi wacu, ariko yaragarutse afata ko abantu babaye bate. Ubu bivuga ko urukundo rutakibaho, ntago ndi bwemeranwe nawe ko avuga ukuri, ariko no mu rundi ruhande wanamwumva. Impamvu numva wamwumva uzi yariyo, ubu ngubu umuntu asigaye ajya kurambagiza akabanza akareba uriya mukobwa ngiye gushaka yarize, afite afite doctora, afite akahe kazi, akora he, nyuma akabarira umushahara mbere yuko anamugeza mu rugo. Urumva? Noneho ugasanga umukobwa nawe ugiye kurambagiza nawe mbere yuko agukunda arabanza akavuga ariko uriya musore afite inzu, afite imodoka, ese yarize. Ibyo nibyo abantu bari gukontaho, ni nabyo biri gutera ingaruka nyinshi rero. Aha, tugiye kwinjira rero mu isenyuka ry'imiryango. Isenyuka ry'imiryango nabonye
umusore afite umuntu yubatse akeneye, noneho akavuga ati ngewe nkeneye umukobwa wize, umukobwa mwiza ufite mu nda zero, ati umukobwa rwose w'agatayi gatoya, ati wa metero zingana, metero barazivuga burya narabibonye, akavuga uko ishusho y'akayubaka. niho abantu bapfiriye, urukundo niho rwatakariye. Ariko ngira ngo uwavuze ibintu bibiri ngo rurahari. urukundo, yego, urukundo ni ikintu kiba mu muntu mo imbere, n'indani muri indani. yego, niyo ugiye gushaka ibyo byose ni naho bipfira. Uramuzana afite mu nda zero nk'uko bivuga, yego, afite izo taye nk'iki gitunguru, niko abajyamanu bavuga hanze aha, nk'izi igitunguru. Hanyuma ukamuzana afite mu maso ureba rwose ukumva ni sawa, ushoye rwose umwana umeze neza. ariko rero igitangaje iyo bageze mu rugo ibyo ntibikorayo. Urakoze, unyibukije umupasiteri twari dufite witwaga Wambaje, aho nasengeraga, yajyaga aguhagurutsa cyangwa ugiye gusezeranya ati Jean Paul, ati umukobwa wamubonye ati cyane, tiwazengutse Kigali ni n'amahanga ni waragenze wararebye, tubone wa mbere ati cyane, akakubwira ati ikintu cyansetsaga ati ndabona afite n'amabere ahagaze, ugaseka aba yataye amabere uko ari azahinduka nk'isogisi. Noneho rero urumva ujya gukunda, hari ibimenyetso umuntu aba yamaze kuvuga akeneye wagataye, ufite nk'igitunguru wa mugani, ufite amataye hepfo yo, hari n'abemera bakabigendera bakagura ngo byayi buno bagura simbizi. Noneho ariko ukabona ya shusho ushaka, ariko turebe tugeze mu rugo gato ko umuntu ushaka ishusho umukobwa ahinduka hari n'ingorane zibayeho, umuntu wamuteretaga yambaye ibyo bintu yaguze, tuvuge ko wenda umwe ateye neza nta n'ibyo yaguze, tuvuge ko rwose ateye nk'igitunguru, ageze mu rugo imihindagurikire y'umubiri dusobanura ikagenda gata ku kantu gatoya. mu rugo ibyo kuvuga ngo uri mwiza ntibikora. Mu rugo ibyo kuvuga ngo ufite taye, ubwo mwiza uvuze uburanga. yego, ubu buranga ni byiza ko ugize amahirwe ukabona ubu ufite ni sawa, sibyo? Mu rugo ibyo kuvuga ngo umuntu ngo afite ngo taye française, sinzi kundi kuntu mu byiza baduhimbaga. yego, kamaneke, maneke, mukondo wazo ngo n'umwambaro umwe ufite mu nda zero nyine. iyo ugeze mu rugo usanga ibyo bintu warambagije washakaga atari byo wari ukeneye, kandi wabimubonagaho mu kanya, aba nabifite, ariko bigera mu rugo ko atari byo bikenewe bikaba umwana. bivuga ngo mu rugo ntago hakenewemo mukondo wazo umugani wawe, ntago hakeneyemo maneke, ntakeneyemo umuntu w'amataye meza, hari ikintu gihindukamo mu guhinduka, mbese mu rugo hahinduka umutima. Mu rugo warubivuze, mu rugo hakenewe umuntu. Babajene bagiye kwisubira, ubwo ushatse umukobwa ufite utubere duhagaze, amaje kubyara umwana, twa tubere duhindutse, ndagira ngo twumvikanisha urukundo rugiye gutakarira. Yego, niba washatse uwo mukobwa ufite mu nda zero, wamukundiye ko afite, uvuga ngo wamukundiye kuko kumujana yambaye ipantaro ikamubera, yego, ashyiramo ijipo, ukabona rwose niba twambara agafunga kuko ukabona ni sawa, nibyo ushaka, ni mubane abyare kabiri, anywe igikoma kimuyoboke, hanyuma mu nda haguke, akure, noneho mu nda harute ahandi hose, agira inda indi ruti kibuno cyangwa bizana. Noneho ujye umureba usange nta ibyo washakaga sibyo afite. Bivuze ko uyu munsi abasore bamwe bararambagiza ibigaragara bizanashira, kandi bishira mu gihe gitoreka. None se umushatse afite mu maso heza, mwamara amezi abiri agakora impanuka, oya ugomba gushaka undi, birumvikana niba arakunze amaso heza akayabura. Bivuze ko uyu munsi arakarimba abana bajyaga baririmba bavuga ko ngo igifu cyarandiye, ngo kinyangisha uwo nkunda, ngo kinyereka uwo gishaka. Aho hantu rero ninjiyemo ntekereza ko babyitaga igifu, ariko n'uburyo bacaga amarenga k'ubuzima. Bivuze ko bagaragazaga ko ahubwo umutima wa wundi ukunda, ubumuntu buba mu muntu, nibwo bushobora gufata icyemezo cyo gukunda umuntu. N'ubundi umutima ukunda niyo washaka uwo nguwo ukamushyira mu rugo.